Wahisemo neza cyane kubana nanjye ndi Janet Leti, iyi ni Jera TV official. Nizere ko umeze neza muri gahunda zose urimo zitandukanye. Nizere ko ukomeje kugubwa neza. Natwe turagarutse kugira ngo twongere tuganire, twungurane ibitekerezo ku tuntu tugiye dutandukanye tumwe na tumwe. Nizere ko rero wakoze subscribe kuko rwose twifuza ko ikiganiro cyose dushyizeho uzajya uhita ukibona 5/5 ukakibona mu ba mbere kandi ukagisharinga n'inshuti n'abavandimwe igihe cyagufashije kugira ngo nabo kibafashe bagire ubundi bumenyi bunguka kubwo bari basanzwe bazi. Ubushize rero twari twaganiriye ku bintu bijyanye n'ama horoscope. Nagiye mbona feedback zanyu, mwarakoze cyane. Batarabonye ibiganiro bibanza mukore subscribe maze murebe kuri video ebyiri zibanza. Twakoze ku kintu kijyanye na horoscope, tubabwira ukuntu ukwezi umuntu avukamo sometimes bigira uruhare runini mu mico, mu myifatire, mu kwabana n'abantu, mu kwakundana n'abantu, mu kwakora akazi ke. Ugasanga nyine hari ukuntu bitewe n'ukwezi uvukamo bigenda bihura kandi bikaba byagufasha kumenya umuntu muzahuza mu rukundo. Uyu munsi rero turaganira gatoya ku kintu kijyanye n'ubuzima. Abantu benshi usanga bastrugglinga, ukibaza ngo rimwe na rimwe ugasanga si twikunze kuba ku bakobwa, ukabona aravuga ngo ese ngo ubona mbyibushye, ngo ubona ngo ariko ngo sinkabije mu buryo bwo kwikonsora. Ugasanga nyine afite umubyibuho udasanzwe, ariko ugasanga nyine sometimes kubipima cyangwa kumenya ngo niryari nzamenya ko mfite umubyibuho ukabije cyangwa umubyibuho udasanzwe ushobora kuntera ibibazo, niryari nshobora kumenya ko ukuntu ngana bidakwiye, ese ni gute nabihindura. Hari ikintu rero bita BMI. Sinzi niba ari ubwa mbere wumvishije ijambo. Niba ari ubwa mbere kandi BMI bivuze Body Mass Index mu magambo y'icyongereza. Hashize rero imyaka 155 irenga icyitwa BMI cyangwa se Body Mass Index ikoreshwa cyane mu kugereranya niba koko ibiro umuntu apima bijyanye n'uburebure afite. Ese wari uzi ko ukuntu ureshya uburebure ufite hari ibiro ntarengwa wakabaye ufite? Bigufasha kuba ufite ubuzima bwiza, bigufasha kuba rwose ufite ubuzima buzira umuze, bwa buzima buzira indwara zijyanye n'ibibazo nyine by'umubyibuho, bwa buzima nyine bugufasha kuba wumva uryohewe utekanye. Niba wambara n'akenda ukumva nyine uri souple, wawe uri gutambuka ukumva nyine uratambuka neza, kumva nta bintu bigutega, wajya gushyiramo akapantaro cyangwa se agakanzu ukumva nyine nta kibazo ufite, nta complex ufite. Ibi byose rero kugira ngo bimenye biragusaba kumenya BMI yawe. Hagiye kuzamo imibare, ariko ni ya mibare iri simple ku bantu batinya imibare, ni ya mibare yoroshye cyane. BMI ubusanzwe ni ijambo ry'icyongereza rihinnye nk'uko nabikubwiye, bivuga ngo Body Mass Index. Tunyenyekeje mu Kinyarwanda ni ibiro bijyanye n'uburebure bwawe. As simple as that. Akamaro rero ko kuyimenya bigufasha kumenya niba ibiro ufite bijyanye n'uburebure bwawe nk'uko nari maze kubikubwira. Iyi BMI rero kugira ngo uyimenye nta kindi bisaba. Ugomba kuba uzi ibiro byawe, upima ibiro bingahe, ugomba kuba uzi ngo ureshya gute, ufite uburebure bungahe, bungana gute. Ndaguha urugero rutoya cyane. Reka dufate nk'umuntu upima ibiro 70, akaba afite uburebure bwa metero imwe wenda na santimetero 73. Kugira ngo tumenye BMI y'uyu muntu, dufata ibiro byawe tukabigabanya uburebure bwawe kare cyangwa bwikubye kabiri, inshuro 2 z'uburebure bwawe. Nibyo? Well, nivuga ngo uyu muntu ufite ibiro 70 akaba areshya na metero imwe na santimetero 73. Ni urugero twafashe, example iri typique. Uyu muntu kugira ngo tumenye BMI ye turafata ibiro 70 apima, tugabanye ya metero imwe na santimetero 73 inshuro 2. Nuvuga ngo ni 1 metre
na santimetero 73 dukubye metre na santimetero 73 cyangwa se metero 1 na santimetero 73 au kare, ubwo ni inshuro ebyiri z'uburebure bwawe. Noneho tugakarikira BMI. Hano ufite calculator, kadukarikire turebe. Turafata 1m73 dukube 1m73 et puis dufata 70 tugabanya. Turasanga uyu muntu afite BMI ya 23 n'ibice 4. Ibi wakwibaza ngo bisobanuye iki, bivuze iki? Ubundi BMI ifite classification zigera nko kuri hari 3 z'ingenzi, ariko dushobora kuzigira class zigera kuri 7. No, class 6. Nuko ngo nukarikira BMI yawe ugafata bya biro upima ukagabanya uburebure bwawe inshuro ebyiri, ugasanga BMI ufite iri munsi ya 18 n'ibice 5. Turi kujyana. Ubwo icyo gihe uzabura umuntu underweight cyangwa se ibiro ufite ntibishyitse, mu yandi magambo bivuze ngo wenda urananutse cyane, ufite ibiro bike cyane, ahubwo nabyo bishobora kuguteza ibibazo. Donc ntabwo uburebure bwawe bujyanye n'ibiro byawe, mu yandi magambo. Icyo gihe uri underweight, bivuze ngo ukeneye kurya neza kugira ngo ugire ibiro bishyitse, bya biro nyine bituma wumva ubuzima bwawe bumerewe neza. Hanyuma rero kugira ngo ubure umuntu uri normal cyangwa healthy weight cyangwa normal weight, nuko ugomba kuba ufite BMI iri hagati ya 18 n'ibice 5 na 24 n'ibice 9. Mwibutsa ko umuntu twari twabonye ufite ibiro 70 akaba afite santimetero 1 na metero 1 na santimetero 73, twasanze afite BMI ya 23 n'ibice 4. Uyu muntu ari healthy cyangwa afite ubuzima bwiza, nuvuga ngo ibiro afite n'uburebure bwe birajyanye, afite umubyibuho uri normal udashobora kumuteza ikibazo na kimwe. Well, nimvuga ikibazo na kimwe ntabwo bivuze ko ubundi buzima adashobora kuba yagira ibibazo, ariko ibijyanye n'umubyibuho kabije cyangwa ibijyanye n'ibibazo by'umubyibuho hano nta kibazo bafite. Uwo rero akaba ari umuntu ufite ibiro biri normal cyangwa se normal weight cyangwa healthy weight, ari wa wundi dusanze ari hagati ya BMI ya 18 n'ibice 5 ndetse na 24 n'ibice 9. Uyu muntu aba ameze neza, aba afite ibiro biri normal, aba afite umubyibuho uringaniye, donc ubuzima bwe buri stable, buri ku twabivuga gute, afite ubuzima bwiza mu yandi magambo. Iyo rero akaba ari yari class ya 2. Class ya 3 ni handi tuzasanga umuntu afite BMI hagati ya 25 na 29 n'ibice 9. Uyu muntu aba afite overweight but not obese. Uyu muntu aba afite ibiro bitajyanye n'uburebure bwe, ariko abataraba obese yari hagati ya 25 na 29 n'ibice 9, abataragera mu gihe cya obesity. Ariko ibiro bye ntago biba bijyanye n'uburebure bwe. Mbese mu yandi magambo, niba ukeneye ko uba ufite ibiro biri normal cyangwa se umubyibuho uri normal ujyanye n'uburebure bwawe, ugomba kuba ureyinga hagati, ugomba kuba uri BMI yawe iri hagati ya 18 n'ibice 5 na 24 n'ibice 9. Ibi uzabimenya ryari? Igihe wafashe ibiro upima ukagabanya uburebure bwawe inshuro ebyiri. Nabahaye n'urugero, nawe niba kakanya ukuri iki kiganiro ushobora kumenya BMI yawe ni irihe, ugahita umenya classification yawe. Ese ndi muri underweight, ese ndi muri healthy weight cyangwa normal weight cyangwa ndi overweight. Hari igihe noneho birenga ahangaha ugasanga noneho wa muntu yageze muri obese cyangwa se uri muri obesity. N'igihe uzapima BMI yawe ugasanga iri hagati ya 30 na 34 n'ibice 9, aho uzaba ufite obesity ariko class ya mbere. Mu gihe kindi uzapima BMI yawe ugasanga uri hagati ya 35 na 39 n'ibice 9,
icyo gihe uzaba uri obese class 2, bivuze ngo noneho umubyibuho wawe watangiye kurenga cyane. Noneho iyo upima BMI yawe ugasanga iri hejuru ya 40, ufite obese class 3 cyangwa obese class ya 3, bivuze ngo noneho umubyibuho wawe ni wa mubyibuho wanakwica urebye nabi. Donc ni red ndabyita gute, donc uburi muri wa mutuku noneho wa danger, uburi wa mutuku wa danger. Ngira ngo musanzwe mubizi obesite cyangwa se kugira ibiro byinshi bitajyanye n'ukuntu ureshya bitera indwara nyinshi, surtout ndavuga nk'indwara z'umutima. Ngira ngo murabizi, musanzwe mubizi uko umuntu abyibuha ubusanzwe niko umuvuduko w'amaraso nawe ugenda uzamuka. Cya kintu dukunda kwita ngo ni hypertension cyangwa se hypertension. Umuvuduko w'amaraso uriyongera. Icyo gihe kandi hari icyo bita bad cholesterol yiyongera. Bad cholesterol ndagerageje nko mu Kinyarwanda ni nk'urugimbuse, urugimbu rubi mu mubiri. Ibi byose rero bituma ya mitsi ifasha amaraso gutembera neza, hazamo icyo twakwita rure cyangwa se ingese n'urubobi, ibintu nyine bigenda bikamunga ya mitsi. Wabyumvise neza, niba ya mitsi noneho yatangiye kuzamo ikintu kimeze nk'ingese, imitsi itangira kugenda iziba. Iyo ugize ibyago noneho iyi ngese ikaza kuri ya mitsi yegereye hafi n'ubwonko, biroroshye ko wahita ugira stroke. Bitera stroke cyane kubera ko imitsi yazibye deja, bivuze ngo umwanya amaraso wacagamo muri ya mitsi wagiye uba muto cyane, wa mutima utangira guhaga ugaterana ingufu cyane kubera ko uri kugerageza kwirwanaho kugira ngo urwane ku mubiri wawe, umubiri wawe ukomeze ukora neza, wa mutima ugakomeza noneho ugakoresha imbaraga zidasanzwe. Birumvikana n'umwuka ujya mu mutima wabaye muke, hanyuma bigatuma umutima wawe ukora nabi. Kugira ngo ni byinshi, muzi byinshi bitera kuba warwara indwara z'umutima biturutse ku mubyibuho ukabije. Deje ubwawe ntuba uri guhumeka neza, imitsi bigenda iziba igira ingese, bivuze ngo umutima wawe urimo urawugora kandi biri kuganisha kuri danger. Niyo mpamvu ugomba kumenya BMI yawe kugira ngo umenye ikintu ugomba gukora. Twasanze ko iyo uri munsi ya 18.5 uba uri underweight cyangwa se ufite ibiro bidashyitse. Mu yandi magambo, ahangaha niho uba ugomba kurya neza ukanakora siporo kugira ngo ugerageze wizamure. Donc umeze nk'umuntu uri mu muhondo, ugerageze wizamure wikire mu cyatsi, kuko icyatsi uri healthy, ufite ubuzima bwiza, umerewe neza. Donc biragusaba gukora siporo, ukarya neza, ukarya cyane kugira ngo wisange muri healthy weight cyangwa normal weight. Igihe rero uri muri normal weight, wafashe ibiro byawe ubigabanya uburebure bwawe inshuro 2, wisanga ufite BMI hagati ya 18.5 ndetse na 24.9, aho ufite ubuzima bwiza. Ariko icyo bigusaba nawe ni ukumaintaininga ubwo buzima bwiza ufite. Urasabwa kurya neza, urasabwa gukora siporo, urasabwa kurya imboga nyinshi, ukarya imbuto nyinshi, urasabwa kuryama ukaruhuka, urasabwa kunywa amazi menshi bihagije, urasabwa kugabanya isukari, urasabwa nyine kugabanya umunyu, bya bintu byose uzi bibi bishobora kukujyana muri danger yo kugira overweight. Donc ukarya muri discipline. Niba breakfast uyifata saa moya ukamenya ngo n'ikindi bufate kuri breakfast cyangwa petit déjeuner. Niba uri burya saa 6 ukamenya ndarya iki, niba burya nimugoroba ukamenya ngo ndarya iyihe ndyo. Ugomba kurya indyo yuzuye kandi ifite intungamubiri zose, apana za fast food. Si bibi, ariko fast food iyo uziriye buri munsi ushaka kwisanga muri danger ya overweight. Overweight ushaka kwisanga no muri obese class 1 cyangwa obese class 2 cyangwa obese class 3. So rero ugomba kumenya ngo niba ndi muri healthy weight n'ikindi bukore kugira ngo maintaining mbigumane ibiro byanjye ntibizamuke kugira ngo ntisanga muri ya danger, ahubwo nkomeze ngira ubuzima bwiza.
niba kandi wisanze muri overweight, niba wapimye BMI yawe ugasanga iri hagati ya 25 ndetse na 29.9 cyangwa se hejuru, kuko hose twasanze nta kiza cyaho kirimo, ugomba kumenya ko ugomba guhindura discipline wahaye umubiri wawe kugira ngo ubuzima bwawe bugaruke hakiri kare. Ibi ngibi ugomba kubikora kubera ko ubuzima nta kintu kiruta ubuzima muri iyi si. Akazi kose waba ukora, ubutunzi bwose waba ufite, ikintu cyose waba waragezeho muri iyi si, nta kintu cyakumarira udafite ubuzima buzima. Niyo mpamvu nifuza ko wamenya BMI yawe ukamenya n'icyo wakora. Igihe rero wasanze wageze muri overweight cyangwa uri muri obese class 1 cyangwa uri muri obese class 2 cyangwa uri muri obese class 3, wherever, ugomba gukora uko ushoboye kugira ngo ugaruke kuri discipline y'umubiri wawe. Aha ndavuga kurya neza, ukirinda kurya buri kanya, ukirinda ama fast food niba ari urya cyane, ukirinda isukari. Isukari ni mbi cyane mwa bantu mwe, isukari ni mbi cyane. Ukirinda isukari, ukirinda umunyu mwinshi, ukirinda niba unanywa alcohol nyinshi, nyine ukirinda ikintu cyose uzi neza ko gishobora kuba, kuko umuntu burya umuntu abazi ikintu gituma umubiri we cyangwa se gituma afata ibiro. Rimwe na rimwe ahubwo akenshi patience yacu biratunanira, kumva ntabwo ushoboye kwihangana, ukumva niba ari baga, kumva rwose umutima ukanga, niba ari amafiriti ukunda kurya ukumva nta nubwo uri guhumeka utarabirya. Ububizi ubuze ahantu ugwa. Niyo mpamvu ugomba gukunda ubuzima bwawe mbere y'ibindi bintu byose ukora. Niyo mpamvu rero video y'uyu munsi nifuje ko buri wese yamenya uko apima BMI ye, ku buryo ubutaha tuzagenda tuganira noneho ni iyihe ndyo nziza yuzuye, ese niba ndi muri underweight ni ibihe biryo narya, ni ikihe kintu nakora kugira ngo njye muri health weight, kuko mwese ndabifuriza ko mwaba muri health weight cyangwa muri normal weight cyangwa mufite ubuzima buri normal. Indwara z'umutima murabizi, nimbi indwara za diabete n'ibindi. Donc zira ndwara zose ziterwa nuko ubuzima ari gihe biza atari uko twitwaye nabi, ariko akenshi tuba twarabigizemo uruhare. Uyu munsi rero upime BMI yawe, nusanga uri muri underweight umenye ngo niki nakora kugira ngo njye muri health weight. Nusanga uri muri health weight nawe ntiwirare, umaintaininge iyo health yawe, ukomeze wiyiteho. Niba ukora siporo zikore, unywa amazi menshi, ujye ukunda no kwipima kenshi kugira ngo urebe ko utarenze wa murongo, kuko uba uri kwisanga ahantu muri danger. Niba kandi uri overweight, ntarirarenga, ushobora gukora ibintu byose, ushobora guhindura discipline y'ukuntu urya ukagaruka mu buzima bwiza kandi ubuzima buzira umuze. Nababwiye ngo nta kintu wageraho muri iyi si uko cyaba kimeze kose udafite ubuzima bwiza ngo kigushimishe. Wagera ku butunzi, wagera ku mafaranga yose wifuza, waba ahantu hose ushaka, ariko ikintu cya mbere ni ubuzima. Ndabifuriza ubuzima bwiza, ndabifuriza kubaho neza, ndabifuriza kugira impagarike n'ubugingo, ndabifuriza kugira healthy weight. Mwese mukurikiye Jera TV official, muze kwipima, mupime BMI zanyu. Nusanga ufite BMI iri hagati ya 18.5 ndetse na 24.9, urabumerewe neza, urabumeze neza, ariko ntiwirare, ujye ukomeza wiyiteho, wite ku buzima bwawe, kuko ubuzima ni ingenzi. Nusanga kandi urenze, ntiwihebe, aho gushaka ikintu wakora mu maguru mashya kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Ndakwibutsa ko gupima BMI yawe ufata ibiro ufite ukagabanya uburebure inshuro 2. Nizere ko rero wanyuzwe n'aka ka video gatoya naguteguriye. Nagira ngo ubanze wumve ko ubuzima ari cyo kintu cya mbere, wumve ko ugomba kwiyitaho. BMI yawe igomba kuba iri muri healthy weight. Niba uyu munsi ushobora kuba iyi video ari umugisha kugira ngo uhindure ubuzima bwawe, uhindure imirire yawe, wiyiteho, wikunde, urye neza. Kurya neza ntabwo bivuze kurya ibintu by'amanyama byinshi ngo amafiriti, no. Kurya neza no kwiyitaho, ukamenya ngo kuri breakfast ndafata iki,
ukamenya ko ugomba kurya imbuto nyinshi, imbuto n'ubuzima, ukamenya ko urarya imboga nyinshi, ubundi ukanywa amazi menshi, ukirinda ibintu birimo amavuta, ibintu birimo isukari, ibintu birimo umunyu mwinshi, ukirinda izi fast food za buri gihe. Sometimes ugashyiramo nyine uri nko ku rugendo, ariko pas souvent ukazajya ubirya nyine igihe biri ngombwa, kandi nabwo umaintaininga yo healthy. Ndabifuriza rero mwese kubaho neza, ndabifuriza ubuzima buzira umuze. Niba rero utarakora subscribe bikore, kuko ubutanga nagutegura utundi tuntu twiza tugufasha kwiyungura ubumenyi, tuza tuganira kuri sije zitandukanye, sije z'urukundo, sije z'ubuzima, uko warya neza bien sûr kugira ngo tugire ubuzima bwiza, kuko muri iyi si udafite ubuzima bwiza you are doing nothing, trust me. Wakoze cyane rero kubana nanjye, nari Janet Leti. Reka tuzongere mu biganiro by'ubutaha nakagaruka. Imana ikomeze ibane namwe, ndabakunda cyane.